Yesu abaho umugisha, mwakwicara. Haleluya. Ndanezerewe kuba hano uyu mwanya, ndagira ngo nayo kugira wenda ibindi mvuga byinshi. Twiga ijambo ry'Imana. Uyu munsi turiga ijambo ry'Imana rivuga kumva ijwi ry'Uwiteka Imana. Kumva ijwi ry'Uwiteka Imana. Subiramo ngo kumva ijwi ry'Uwiteka Imana. Haleluya. Mujyemo agaciro ubushobozi Imana yaduhaye bwo kuvuga. Jya mbirebera ku muhungu wanjye ukiri mutoya ufite imyaka 3 n'igice. Ntabwo yavuze vuba nka mushiki we, so iyo umubwiye amagambo arenze 4 kuyasubiramo agera ku rya kabiri yibagiye ibyo wavuze. Ashobora kuvuga irya mbere, irya kabiri wenda akarivugaho igice, irya gatatu akavuga ibintu bitumvikana kubera yuko aracyagerageza kumenya kuvuga. Wowe urabizi, ushobora kuvuga uti kumva ijwi ry'Uwiteka Imana ukarinda ubisoza ukibyibuka. Ibyo ni ibintu tugomba guha agaciro. Reka dusubiremo twese ngo kumva ijwi ry'Uwiteka Imana. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baheburayo. Ibice 3 umurongo wa 14. Abaheburayo ibice 3 umurongo wa 14. Aravuga ngo kuko twahindutse abafatanije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza kumeruka. Nkuko bivugwa ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima, kuko nkuko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima nkuko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Haleluya. Now, Bibiliya iravuga ngo uyu munsi nitwumva ijwi ry'Imana, nitwumva iby'Imana ivuga, nitwinangire imitima. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko umuntu afite uruhare mu kunangira umutima we. Haleluya. Umuntu afite uruhare 100% rwo kunangira umutima we. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri by'ingenzi, ushobora kubyandika niba ufite aho wandika. Icya mbere, ntabwo dushobora kumenya Imana n'ubwenge bwacu. Imana yagennye ko tuyimenyesha imitima yacu. Twebwe abantu, a human being, nta bushobozi ufite bwo kumenyesha Imana ubwenge bwawe. Icyo Imana yagennye nuko ushobora kuyimenyesha umutima wawe. Ibikoresho dukoresha, hari nk'imodoka Bishop yahoze avuga isensinga ikitwara. Ibyo ushobora kubikoresha kuri iyo modoka baremye bagashyiramo n'iyo technology yo kugenda, ariko iyawe Corolla nuyishyira mu muhanda ugatangira kuvuga ngo igiye kwitwara kuko itari n'iyo technology izakwica. Ntabwo ifite ubushobozi, amen, ntabwo ifite ubushobozi bwo gusensinga. Niba waraguze RAV4 cyangwa amavatiri cyangwa n'izindi zose dutwara murazizi, ikaba ariyo muri 2010,
nuyishyira mu muhanda ukigaramirwa kuramo ukavuga uti iyi ngiyi irantwara irasensinga, nabyumvise babivuze mu rusengero, iyi irakwishe. Kubera yuko iyo tekinoloji ntabwo iri muri iyo modoka. So twebwe uko Imana yaturemye ntabwo dufite ubushobozi bwo kumenya uko Imana ibayeho n'ibyishobo. Ntabwo tubimenyesha umutima, ariko ubwenge bwacu buri limite. Niba warize engineering ushobora gukora engineering neza, niba warize gukanika ushobora kubikanika, niba warize amazi, niba warize ubuganga ushobora kuvura abantu. Ariko kumenya aho Imana yicaye, kumenya uko ikora, kumenya kwibaho cyangwa itabaho, ibyo bintu ntabwo ushobora kubishobora, kuko ubwo bwenge ntabwo buri muri tekinoloji yakuremye. Mu by'Imana yakuremanye umutima wakira Imana, ntabwo yakuremanye ubwenge ushobora kumenya. Aha rero niho ushobora kumenya ngo uyu muntu niyo yaba yarize amashuri angaha akayarangiza, niho umenya ko ari injiji cyane yavuze ngo Imana ntibaho, kuko ushobora gupuruvinga ikintu ufite ubushobozi bwo kumenya. So twebwe rero nk'abana b'Imana bakiriye ubwami, twizeje n'imitima yacu. Niyo mpamvu mu Baroma bivuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, kandi ukizeza umutima wawe yuko Imana yagize gute, yamuzuye. Ntabwo ari ubwenge bwawe, ni umutima wawe, uzakizwa. Icya kabiri, Imana yadushyize mu gihe, tubayeho mu gihe, kandi igihe kirangira. Ariko Imana yacu ntabwo irangira, ntabwo irebwa n'amasaha, ntabwo irebwa n'icyumweru, ntabwo irebwa gusaza ntibiyireba. Turi mu gihe kirangira, yakidushizemo kubw'impamvu ndi busobanure, ariko yo ni He's an eternal God, ni Imana itarangira. Haleluya. Ibi bintu bifite aho bihuriye n'ibyo ndi bwigisha, ndagira ngo mubyumve neza, mubisobanukirwe neza. Our God is twebwe ntabwo turi itano, ntabwo duhoraho kuri iyi si, ariko Imana yacu ihoraho iteka ryose. Imyaka yacu ibarirwa ku ntoki. Nahoze nsoma Bibiliya hari Bible ihari yitwa African Bible, ivuga, abonye umugani wa abantu bo muri West Africa. Abantu muri West Africa bafite aho bahuriye, biriya bihugu byo mwumva za Senegal, za Ghana, bafite umugani uvuga ngo inkwi zisusurutsa umusaza nizo yashenye akiri umusore. Umuntu iyo ari umusore nibwo ashobora gusenya inkwi zishobora kumususurutsa ari umusaza. Amen. So Abanyarwanda baravuga ngo iminsi ipfura umugara w'intare. Impamvu tubitinya tuvuga iyi migani isa n'itera ubwoba nuko we are not eternal on this world. Ntabwo duhoraho. N'ikintu nikigutesha umutwe kikakurusha, ujye ugitega iminsi, kuko icyo kintu ntabwo kizagira gute, kizahoraho. Niyo umuntu yakurushya cyane akakubwira ko akomeye, ujye umureka umutega iminsi, kuko ntabwo agira gute, ntabwo ahoraho, ntabwo arangira. Ariko Imana yacu, He is a God who is eternal, ntabwo arangira. Haleluya. Ibyacu, ingoma zacu, niba uri umutware w'urugo rwawe, nayo nkubwire yuko ubwo butware butari itano, burarangira. Haleluya. Now, muri ibyo bintu bibiri rero ngira ngo tumenye nk'itorero, ndagira ngo tubyimike mu mitima yacu. Imana yacu yashyizeho igihe, nihagira ikintu kigukanga ujye uvuga ngo mfite Imana yo itarangira, utatega iminsi, utatega icyumweru. Hari sister wanjye ujye urimba ngo sink'igihembwe ngwashire nashira waka sinikinyejana sinikinyagihumbi ahora witeka
wow ndirimbye neza mu cyumweru gitaha mushobora kubona nteye ba coach mfite hano muri mu baririmbyi bashobora kumpa akanya ku cyumweru gitaha mwanyumvise. Haleluya. Imana yacu ntabwo ihanguka ntishira, kubera yuko wowe ushira jya ukoresha igihe Imana yaguhaye neza. Senya inkwi zizagususurutsa. Mwabonye Bishop? Haleluya. Senya inkwi zizagususurutsa mu gihe cyo. Ariko ndagira ngo uyu munsi izi ngingo ebyiri nzivugeho. Katujya muri Yeremiya, ni nacyo gitabo ndi busomeho, ndibaza ko nshobora kugisorezaho. Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5. Yeremiya ikurikirana na Yesaya. Abafite Bibiliya z'ikinyarwanda ni kuri page ya 726. Ibice 5 umurongo wa 10 haravuga ngo uku niko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishimira amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Uwo ni uwiringira umuntu. Umurongo wa 7, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishora imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Mwakira ijambo ry'Imana. Umurongo wa 9, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Njye Uwiteka nijye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Reka dukomere amashyi Imana. Tumaze kumenya yuko Imana ihoraho ari eternal God, tumaze kumenya yuko Imana itamenyeshwa n'ubwenge bwacu, ahubwo imenyeshwa n'imitima yacu. Haleluya. Kora mu ntoki mugenzi wawe kwegera mubwira uti umutima wawe urimo urumva Imana, ujya wumva Imana. Haleluya. Ko mbona dukorana mu ntoki turebana nk'abataziranye. Haleluya. Umutima wawe urumva Imana. Bibiliya yavuze ngo umuntu wese wumva undi muntu akiringira uwo muntu avumwe. Ndagira ngo mwene data turaha mu minsi yo kubaho kwawe nkugire inama y'Imana ishaka yuko wumva. Ushobora kumva inama z'abantu, ushobora kumva ibitekerezo by'abantu, ushobora kumva experience z'abantu, ariko ntiwiringire umuntu, kuko umuntu ntabwo ahoraho. Kuki ushobora kwiringira ikintu kidahoraho? Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo umuntu azamera nk'igiti cy'inkokore cyo mu butayu, kubera yuko umuntu wiringiye kuko adahoraho navaho uzasigara umeze nk'igiti cy'inkokore cyo mu butayu, kuko uwo muntu ntahoraho. Amafaranga afite ntahoraho,
umugore wawe ubwiza afite ntibugira gute? Ntibuhoraho. Arabufite, ntabwo tubihakana, ariko ntibugira gute? Ntibuhoraho. Imbaraga ufite za gisore ntabwo zihoraho. It is not eternal. Njya mpura n'abantu bamwe twiganye, abakobwa cyangwa se abasore, urabizi hari utushya twaberaga mu masegonderi, ugasanga nk'umukobwa arambara niyo yaba ijipo barayimudodeshereje igera hasi, kuko ba headmaster barabitegekaga. Yajya kujya mu nzira akayizamura akayihinira hejuru, akagenda ukabona isi yose arayifite neza. Noneho muri iyi minsi abo bantu bo ku gihe cyanjye nibo mura nabo bajyanye abana ku ishuri, kandi barashaka ko abana bamera neza, bagira discipline, kubera yuko ibyo bari barimo ntibigira gute? Ntibihora. Ubageze muri fezi yo gukenera ko ibyo banyuzemo abana babo batabinyuramo. Ugasanga umusore wagendaga, arabo twiganaga bamwe bateruraga ibyuma ukabona yagendaga ameze gutya, ariko ubu ngubu imbaraga zagize gute? Zarashize. Ubu ngubu yateruye majya kumva mu mugongo harakubise, agashyira hasi, akiruka, agakora kwiruka mu mihanda, kubera yuko guterura byagize gute? Byararangiye. Ni gute se wakwiringira umuntu umeze utyo? Hari n'uwo muhura yari professor yarakwigishaga, ari umuhanga, uvuga umubare wa kanaka, niyo kuvuga abarimu banjye basiga babishyira kuri za YouTube. So uwo wabonaga ari umuhanga, ariko ubu ngubu wahura nawe ukabona ibintu ntago kibihuza neza, akakubwira ati harya wowe witwaga nde, harya iwanyu hari, kubera yuko ibintu byarahindutse. Ese ushobora kwiringira uwo muntu? Umuntu wiringira undi muntu avumwe azamera nk'igiti cy'inkokore cyo mu butayu. Kora mu ntoki mugenzi wawe umubwira ngo ntukiringire umuntu. Haleluya. Kuko umuntu ntabwo ahoraho. We are not eternal. Uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. Hallelujah. Umurongo wa 7 n'uwa 8 amaze kuvuga ngo havumwe wiringira umuntu, aravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka Imana. Imana ikamubera iki? Ibyiringiro. Uwazahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo gihora gitoshye. Buriya hari ubwo twinterpretinga ibyanditswe tugatekereza ngo wenda bivuze ngo ni uri umurokore uzajya uhora ufite fresheri, wambaye imyenda myiza, uhindura, ujya mu isoko. Ibyo ngibyo ntabwo bivuze guhora utoshye. Haleluya. Guhora muri salo ugahindura ukiyogoshesha, njya nibagirwa no kwiyogoshesha, ariko madamu aranyibutsa. So guhora muri salo ukisokoza, ugashyiramo, ugahindura ubwoko bw'imisatsi, ibyo ngibyo si ugutoha, ntabwo ari uguhora utoshye. Ngo uwazahwana n'igiti giteye hafi y'umugezi, kubera yuko ntabwo yiringira ibishira, yiringira ibihoraho. Haleluya. Na nyuma y'ubu buzima azakomeza kugira gute? Kubaho. Niyo reference Bibiliya ivuga ngo azamera nk'igiti gitewe hafi y'umugezi. Ni ukuvuga ngo icyo giti nta munsi n'umwe, kubera yuko ibyo tubona bisa no gutoha twishyiraho, byo bigira igihe bikagira gute? Bigashira. At the end of the day, hari n'imyenda urimo wambara uyu munsi, n'uyambara uri umukecuru, abantu bazagira gute? Bazaguseka, bazaguha inkwenene, kuko ibyo ngibyo ntago bavuga ngo uhora utoshye.
guhora utoshye ni uguhora mu bwami budashira budahanguka. Haleluya. Kuko twebwe turi itano, turi mu isi itari itano, ariko twiyunze n'umwami uhoraho iteka. Ubwenge bwacu twamwijeje imitima yacu. Buriya ni nacyo kintu Imana yashyizeho kitubalancing. Imana yashyizeho ko twizeza. Niyo mpamvu injiji ishobora kumva Imana mu mutima. Umuntu utarize ashobora kumva Imana mu mutima. Uwize segonderi ashobora kumva, uwize masters ashobora kuyumva, ariko uwabyize ashobora kutayumva nk'uko utabyize atayumva, kuko umutima atawufunguye, yanangiye umutima. Ushobora kugira PhD abazimu bakakuniga, ariko umukecuru utazi no kwandika A akabirukana, kubera yuko Imana yashyizeho umunzani. Hari umunzani utugerageza twese. Haleluya. Mushobora kuba mutarababona ariko jye narababonye. Akakureba atarananditse akavuga ati wowe ufite ikibazo, akaba afite ubwenge bw'ubwami, kubera yuko ari mu bwami budashira. Ntushobora kumenyesha Imana ubwenge bwawe. Rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo kaduhumize dusenge, ukabona umuntu afashe mu mifuka arebye akoze kwikora akavuga ati buriya mubahumiriza n'abarangije segonderi babavuzemo. Niba waragraduatinze buriya n'abantu bafite masters baratuvuze duhumirize cyangwa. Ntabwo ari uko bikora. Imana yacu tuyimenyesha imitima. Haleluya. Ibyo bintu uko ari bibiri Imana yabishyizeho kugira ngo bigabanye amashagaga. Niba ufite PhD ukabugira ushaka kugira ngo utekereze cyane ugerageze kutwumvisha Imana, ntayo wamenyesha PhD, ni umutima. Haleluya. Nubona umuntu agukandagira n'icyubahiro n'amafaranga ujye umubwira ngo my friend, you are not eternal. Ntuhoraho. Nakiriye umwami uhoraho. Niyo yaba ari umuyobozi wawe ku kazi, he is not eternal. Buri muntu wese abimenye yaca bugufa akajya agenda avuga ngo mwami Imana ukwiriye icyubahiro, naho jyewe nkwiye gushyirwa bugufi. Haleluya. Uyu munsi icyifuzo cyane nuko twiringira Imana, imitima yacu tukayishyira ku Mana. Haleluya. Impamvu usenga ukumva ntibiza nuko iyo ugiye gusenga utangira kuvuga uti harya bavuze ngo dusenge gute. Oya, huza umutima wawe n'Imana. Connect your heart with God. Uvuge ngo Mana ndashaka kukumva. Ndashaka kubaho uzajya ushaka ukambona. Ndashaka kubaho ubwiza bwawe bwuzuye. Ndashaka kuba aho uri mwami wanjye. Mwaka wimufashije ariko ntayo munsi. Haleluya. Ndashaka kuba aho uzajya unshaka ukagira gute ukambona, umutima wanjye ukagusacinga ukakumva. Ndagira ngo dusoze uyu mwaka we kuvuga ngo ndashaka kumvaho amafaranga ari, ndashaka kumva vuga ngo ndashaka kumvaho eternal things. Ndashaka kumva ibintu bihoraho aho biri. Ndashaka kumvaho mwami Imana uri. Haleluya. Reka tuzamura amaboko yacu imbere y'Imana. Haleluya. Turashaka kumvaho Imana iri. Wikumva aho abandi bagabo bari ibyo bavuga, wikumva aho abandi bagore bari, umva aho Imana iri. Umva aho Imana iri. Where God is. Hahirwa uwo muntu ngo azahora ameze nk'igiti gitewe hafi y'imigezi. Murongo wa 9 n'uwa 10 hatubwiye ku muntu noneho, niba udashaka gutega amatwi abantu ukaba ushaka gushyira ibyiringiro ku Mana, ni byiza ko batega amatwi ukumva ibyo bavuga ariko ibyiringiro byawe ukabishyira ku Mana. So niba udashaka gushyira ibyiringiro ku bantu, ndagira ngo nawe ubwawe wikureho ibyiringiro. Uyu munsi ndagira ngo witakarize icyizere. Bibiliya iravuze ngo
ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugira gute gushukana. Ndagira ngo mu kwizera Imana n'umutima wawe ubanze witakariza icyizere. Ubushobozi wifitemo bwo kuvuga ngo giyewe nuko nteye ubushyire hasi, kuko umutima wawe urimo uragushuka, kandi urarusha n'umuturanyi wawe kugushuka, urarusha nabo muvukana. Niwo munyakinyoma wa mbere ugushuka ukakubera beza, ukubwira ngo giyewe uko nteye nuko nsa ntago mwambona hariya. Umutima uragushuka. Umutima ukubwira ngo Imana ntiba uragushuka. Umutima ukubwira ngo guhimbaza n'iby'abasazi, uwo ni umutima wawe, kandi umutima urusha ibintu byose gushukana. Urakubeshya, warakwangije, warakuzengereje, usigaje kuguta hakurya y'umuhanda, uragushuka. Umutima ukubwira ko wasenga ubishatse utabishaka ukabireka, uwo mutima urimo urakubeshya. Ariko Bibiliya avuga ngo Uwiteka Imana ngo niyo ishobora kuwihangana. Niyo mpamvu ukicaye hanga, ngo ishobora kuwihanganira, ngo ikawugerageza, ikakugororera ikurikije ukumeze. Ariko ndagira ngo uyu munsi usezerere, kora mu ntoki mugenzi wawe mubwire uti umutima wawe ntugushuke, ntukubeshye, kuko niba ufite ikinyoma wa mbere. Ndagira ngo nsoze ku nkuru, ku mateka. Iyo tuvuga inkuru, hari igihe abantu bavuga inkuru kumva ko ari ibintu. Bibiliya ni amateka. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 9. Haravuga ngo nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati yakugenje ate, yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva, icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baramubwira bati ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turabigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse, kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Ubwo ni ubutumwa bwiza bwavuzwe n'uwari impumyi, wabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi wo kwifatanya n'abantu bafite ubumuga. Mwari mubizi itariki 3. So Bibiliya yanditswe u Rwanda rutarahindura, ariko uyu yari afite ubumuga bwo kutagira gute, bwo kutabona. Atangira kubabwiriza. Ntabwo yari yarasomye kuko ntiyabonaga, ntabwo yari yarize kuko ntiyari afite amahirwe, kuko uburyo bitabwaho ubu ntabwo ariko bitabwagaho icyo gihe. Ariko umva ubutumwa yabwiye abafarisayo bize iby'ijambo ry'Imana. Arababwira, arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse, kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze. Yesu yumva yuko bamusunikiye hanze, aramushaka. Amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati databuja ninde nkamwizera? Yesu aramusubiza ati wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati databuja ndizeye, aramupfukamira. Nguko uko umuntu yijeje umutima we. Haleluya.
rero ndagira ngo mbabwire abantu baraha itorero ry'Imana, turi mu gihe cy'imperuka, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe abantu banariza. Umuntu akora kode zo gucura software akagira ngo yakora n'izo gucura uburyo abantu baterana cyangwa uburyo abantu bahura n'Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko kugira ngo duce muri iki gihe kigoye cy'umwijima, cy'abadayimoni, cy'ubwenge bupfuye bw'isi, nuko imitima yacu yizera Imana. Uyu mugabo Imana yaramukijije, ngo Yesu yaramusanze, yari yavutse afite ubumuga bwo kutabona. Hanyuma Yesu amugezeho atoba kondo. Impamvu yatobye kondo mutajya ngo wenda ni imituri cyangwa se yari arwaye imboni zirapfa noneho ahumura imbona arazihumura. Amaso ntabwo yari arimo. So kugira ngo haboneke iryo jisho rijyemo ryo cyupayinga umwanya, akoresha kondo arishyiramo. Umuntu atangira kubona. Umwami w'abamara mukiza. Haleluya. Ntabwo yari yarwaye amashaza nka rimwe tugikabwaye cyangwa he, oya. Yari ntabwo aho ijisho riri ryari rihari. Nuko ngo Yesu atoba kondo ashyiramo. Abona rirabona. Abona niryo atangira kugira amaso meza aruta y'abandi bantu bari baraho. Noneho ngo abantu abafarisayo batangira kubaza, abaturanyi batangira kubaza bati yagiye muri CHK, yagiye mu bihe bitaro, nibihe byuma bakoresha wo muganga yizeye. Batangira kubaza ibintu byinshi. Umugabo arababwira ati jewe nta bwenge bundi nshaka kubasobanurira bw'ibikoresho yakoresheje. Icyo nshaka kubasobanura ni kimwe, umutima wanjye wamwizeye, nari impumyi none ndagira gute? Ndabona. Niba ushaka kubona Imana, va muri teori, jya muri pratique, uvuge ngo nari umunyabyaha none ubu ndi muzima. Haleluya. Naribaga none ubu byanshizemo. Nari ndwaye indwara Imana yinkuramo. Ibyo nibyo bituma nizera Uwiteka Imana yanjye. Haleluya. Nari mfuye aranzura. Aho ni hagakiza kacu gashingiye. Ndagira ngo dusoze uyu mwaka umutima wawe ukingurire kumva ijwi ry'Imana. Ntabwo nshaka kugenda mu mwanya urenza aha ngaha. Ndagira ngo mu byubahiro byanyu mbase muhaguruke dusenga Imana hanyuma nsoze. Ndagira ngo duhumirize ku maso yacu. Ndagira ngo duhumirize ku maso yacu. Ndagira ngo umucuranzi aze hano. Ani bivuga ngo nari impumyi, Yesu aranzura. Umucuranzi atambuke hanyuma dusenga Imana. Ndagira ngo umutima wawe uzamure imbere y'Imana. Uzamure imbere y'Imana. Hagarika ubwenge, uvuge ngo Mwami, umutima wanjye ni ushaka kugukoraho. Nicyo kitubesheje hano. Ubwenge bw'abanyabwenge turabureba bugashira, ariko kubaho kw'Imana mu mitima yacu guhoraho, gukiza guhoraho. Nusenga ntugasenge uvuga ngo ndasenga izihe logique, ese ndavuga yahe magambo nkayo njya mvugana na boss. Sengera mu mwuka, fungura umutima wawe uvugane n'Imana. Ese bimaze iki kuza hano ntuvugane n'Imana? Ese bimaze iki kumva umutima wawe udakora ku Mana ngo ukore wumve uranezerewe, wumve urabohotse, wumve agahinda uhorana karayenga gashira kubera kubaho kw'Imana, wumve amahano ugira arashira, wumve urugomo ugira rurashira, wumve kwiheba ugira kurashira, wumve ibyaha ugira birashira kubera kubaho kw'Imana. Ntabwo ubwenge dufite bushobora kudukuraho ibyaha. Ntabwo amashuri dufite, ntabwo amafaranga dufite ashobora kudukiza indwara. Ariko gukora ku Mana idashira, the eternal God, biratubohora. Thank you Jesus. Thank you Lord. Reka tuzamura amajwi yacu dusenga Imana. Mwami Yesu, uyu mwanya turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere yo kubaho kwawe Mwami, turi imbere yo kugira neza kwawe Mwami.
turi imbere yo kukuramya, turi imbere yawe kukuramya, kugushinga, kugusenga. Imitima yacu ikuye ibyiringiro ku bantu, imitima yacu ikuye ibyiringiro kuri twebwe ubwacu. Tubizamuriye wowe, kuko ijambo ryawe rivuze ngo abakwiringira bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gihora gitoshe, gihora kimeze neza, gihora mwami gishoye imizi, gihora cyera imbuto. Mwami, abo nibo dushaka kubabo. Turashaka aho tuzajya tuba ukatwumva, turashaka guhora imbere yawe. Senga Imana irakumva, zamura ijwi ryawe, vuga ngo mwami umutima wanjye uragukinguriye, uragukinguriye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo niwumva ijwi ry'Uwiteka ntiwinangire umutima. Do not harden your heart. Winangira umutima wawe, ukingurira Imana, kuko icyakuzanye no kwikonekita n'ubwami. Shimwa Yesu, shimwa Mwami. Turi imbere y'ubwiza bwawe Mwami. Bwira Imana ngo ibyananiraga binkize, ntabwo nkiringira ibindi, kwizera kwanjye kuri muri wowe. Ibyambabazaga binkize, ibyandushaga, ibyantera ubwoba menye ko ari ibishira binkize, ibyamamuraga menye yuko bizarangira binkize. Menye yuko uri Imana ihoraho, the eternal God. Ni wowe nshizemo ibyiringiro